Yes, ngwaye ikaze wo ukurikiranye Iwacu TV, amahoro y'Imana akubeho. Mwifurije kugubwa neza aho uri hose mu ntara zigize igihugu, intara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali ntituwibagiwe, n'indi ntara ya diaspora. Ntabwo shayira ntara ngiye nyankunda kuyisuhuza buri wavuze se ati ku isi yose aho abantu baherereye ku isi yose ntibiba bibaye bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bumva bumva bashaka kuba rwumva ataruvuga bumva kera urakoze ku masoro ako wazambwira aba diaspora cyangwa tuzagurana nze nicara nawe wicara bajye bankandira akanyenyeri ejo naho ubona hostinze umuntu shansanga ari kunyemeraho bamaze kumwoherereza akanyenyeri ze amazina yanjye nitwa Rich. Nifuje kubana n'umubyeyi mukuru, umubyeyi w'abana benshi, yavuze kubabwira ngo ni mama w'amahanga. Mama, banza usuhuza abantu bo kuri Iwacu TV. Ndabasuje mwese kandi mbashimira kunyakira. Yego. Kandi nishimiye no kubana namwe. Urakoze cyane. Ni karibu. Ariko ukubibwira amazina, utangira utwibwira amazina mu nyuma. Nitwa Nyiraguhirwa. Yego. Anje cyangwa Angela. Yego. Abantu benshi banzi ku izina rya Mama Karabo niryo ry'abaristar, ariko mfite abana benshi. Yego, nabyo tugiye kwibandaho cyane. Yego. Aha. Mama, ubundi mbere yuko njya muri byinshi, kamanze nkubaze. Ubundi ubusanzwe ukora iki? Jewe nkunda gusenga nkanabikora. Nibyo nkora. Byinjiza amafaranga. Aho data ntago ari muri bya bandi bafatiwe ibyemezo. Oya. Nkunda gusenga nkanabikora. Yego. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo nkunda no gufasha abana cyane bafite ibibazo bitandukanye. Ariko nkibanda cyane ku rubyiruko. Okay. N'abana batoya. Ariko mbonye n'abakecuru n'abasaza n'abafasha. Iyo uvuze ngo wibanda ku rubyiruko, uvuze wibanda ku rubyiruko gute? Urubyiruko rufite ibibazo. Urubyiruko rufite ibibazo cyane bijyanye n'ubuzima busanzwe bwo mu mutwe, ubuzima bw'imibereho. Yego. Ubuzima bubi nyine hari urubyiruko hari abana baba bari mu buzima bubi cyane nk'aba bana bo mu mihanda. Nta kibazo kubivuga, ntacyo. Bana bo mu mihanda bano baba ku mihanda badafite aho baba. Yego. Ukabafasha mu buhe buryo rero? Ikintu cya mbere ndabakunda. Nicyo mbafasha cya mbere. Nkabereka urukundo. Hanyuma nkabiyegereza, nkabaganiriza. Urumva muri uko kubakunda no kubiyegereza haba harimo kubagaburira. Naba nabonye cyatanu nkamugurira bodaboda. Naba nabonye umupira wenda ari nk'umwana mfite hari nk'uwo bangana akaba yamuha nk'umupira cyangwa ikabutura, ibintu nk'ibyo. Iyo maze kubiyegereza rero ngerageza kumva ibibazo bafite n'icyatumye bari mu mihanda. Nyuma rero iyo maze kubimenya hari ibyo mba nshoboye, hari n'ibyo mba ntashoboye. Yego. Impamvu nagusuye nabonye ikiganiro cyawe kuri televiziyo BTN. Yego. Ugikoreshwa n'umunyamakuru waho Ndahiro Valence Papi. Yego. Muri kuvuga ku bijyanye n'ubufasha, uvuga ko utamerewe neza, ufite ibibazo byinshi, abana badafite uburyo, inzu ku buryo bwo kwishyura inzu byananiranye. Niyo mpamvu nahereye nkubaza ngo ukore iki. So biriya bintu byaba byarakemutse? Urebye navuga ngo bajya bavuga ngo umuntu ukoroshya umusonga. Mu by'ukuri ntabwo byakemutse, ariko byagabanyijemo umuvuduko kuko urumva ntabwo babaye bakinta hanze. Wenda sinzi
nuko mushatse ko mvuga wenda kuri ibyo bintu byo kuri BTN nashakaga kuzabanza kujya kubashimira Okay, nta ariko kibazo. ndabizi na hano Yego. hariho abazambona cyangwa abazanyumva bamfashije abantu baramfashije Yego. kandi ndabashimira Yego. mbonaho nimukira mu gihe gito Mhm. niyo mpamvu nakubwiye ngo wenda ni umusonga uba wagabanutse mu gihe gito cy'amezi 2 Yego. ubundi nkakomeza ngahangana n'ibyo bibazo nyine Hanyuma sindabona igisubizo kirambye. bo hanyuma reka tujye kuri kote y'abo bana. Yego. Ubundi ufite abana bangahe? Bose abo nderana abo abo urera, mfasha nabo ubana n'umuryango Mbana w'abantu n'u- bangahe? buriya turi bangahera buriya turi nka Ntabwo 10 nawe ntabwo wibuka abo muri bo. turi nka 12 nanjye wa 13 Naba ni benshi ni benshi. harimo abanjye nabyaye harimo n'abandi banjye nyine nabo bemeye kubana nanjye mbega bagumye mu rugo. Murya mute mu buzima bwa buri munsi mubaye mute? Mu by'ukuri turarya Ko ni abantu benshi. yego Abo bantu muri Kigali kubabana mu nzu ni ikibazo. ntabwo uzi ko bavuze ngo aho umwaga utari rwisasira 5 ariko waracyari muto y'uwo mugani ntabwo wuzi. Wayanze imigani myinshi. uwo nguwo nawe urawuzi aho umwaga utari Yego. urukwavu rwisasira 5. Ubwo urabyumva. Icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo nkanjye nk'ukuntu turya ngo ni ugutekereza ngo ibiryo n'ubundi nagaburira abana 6 n'ubundi 7 n'ubundi babirya. 7 cyangwa 8 babirya. Yego. Rero ariko turarya muri ubwo buzima nuko nshatse kugusubiza muri ubwo buzima turarya. Yego. Yego. Mami kankubaze gato. Iyo urebye ubuzima bw'abano bana bo ku muhanda buba bugoye cyane imyumvire yabo cyane uburyo baba bateye ibikomere baba bafite, so wowe kugira uhuze nabo bigenda bite? Duha iyo shusho y'ukuntu uhuza nabo. nanjye nisanze ari nk'impano y'Imana indimo kuko ntabwo ari ibintu bigoye. Bariya abana baba bafite ibikomere byinshi, nicyo kintu cya mbere nabonye. Baba bafite imibabaro, baba bahangayitse, noneho kandi baba barihebye. Baba barihebye ngira ngo nshishikarize n'abanyarwanda cyangwa se mba numva ntashaka kuvuga ngo ku bayobozi, ariko abantu bashishikarire kureba biriya bibazo kubera ko mu gihe kidatinze u Rwanda natwe twaba twisanga dufite ibyihebe. Iryo jambo ubwo ntibigoye? Biragoye. Ntago twebwe ndumva igihugu cy'u Rwanda ibyihebe mvuze nuko iyo tuvuze ibyihebe tugendeye kuri bya bindi tureba hanze no mu mafilime tuba tubona abantu bajya gushimuta abantu, bajya kwiba intwaro, ariko nabo nibo batera amakaca abandi. Yes, ariko ikihebe bisobanura iki? Ni umuntu wihebye akagera ku rwego rw'uko ubwonko bwe budakontorora bwa bwihebe, ahubwo noneho bikamuremamo undi mutima. Ashobora kuba umugome, yego, ashobora kuba umufungamutwe ku buryo atumva ikintu na kimwe, ashobora kuba umujura, yego, ashobora kuba umwicanyi, mu buryo bwinshi. Mbega ni nk'ibyo nashakaga kuvuga, mvuga ntidushobora kuzashiduka dufite ibyihebe. yego. Ariko baba bafite ibibazo cyane. Iyo urebye uburyo warumbajije ngo njyewe duha ishusho y'ukuntu uburyo njyewe uburyo mbishobora, uburyo mbegera, uburyo nisanga nyine duhuje izo mbaraga. Ukuntu ndashaka dusobanura hagati ikintu, uduha ishusho y'ikintu gitera kuba ubasha kubana nabo kandi tuzi ko ari abana baba badashobotse. Biba bimeze bite? Ikintu cya mbere ni urukundo rwo gukunda buri muntu wese, mubi cyangwa mwiza, ushobotse cyangwa udashobotse. Yego. Noneho nanjye nisanga mfite urwo rukundo. Ikintu cya mbere mba mfite nyine imbabazi. Ngira imbabazi nyinshi, sinkunda kubona umuntu ababaye,
sinkunda kubona umuntu afite ibibazo ngo simenye ibyo ari byo. Noneho rero bariya bana kubera ko baba bafite ibyo bikomere byo kutagira urukundo, kubera ko akenshi baba baravuye mu miryango yabo kubera ibibazo bimwe na bimwe byo mu miryango, iyo umweretse urukundo araza. Nicyo gituma duhuza nta n'ikindi, no kumwumva, yego, kumwereka urukundo, hanyuma ukamutega amatwi ukamwumva, akakuririra cyangwa akakubwira umubabaro we, akakubwira ibyamubayeho, ukamwumva ukamutega amatwi, kandi ukaba witeguye kumuhumuriza, kumubwira ati komera, ubuzima buzakomeza, uracyariho, uracyari umukandida wo kuba umwana muzima, ejo wakwiga, waba umuntu ukomeye, waba umucuruzi, waba umusirikari, waba umuntu ukomeye, byakunda. Noneho iyo yumvisha ibyo bintu ntabwo ahita, ako kanya ntabwo ahita akumva, ariko uko ugenda uhozaho, uko uhozaho, kandi noneho muri kwa guhozaho, niba ufite icyo kijumba ukamuha, niba ufite uwo muceri ukamuha, niba watetse iyo kawunga ukamuha, ukanamuzana mu rugo rwawe ukamwiyegereza. Aho si bigoye. Aho ngaho ko ariho hagiye kuba ikibazo. Abenshi ko baba biba. Yego. Hagati noneho reka nkubaze. Ufite abana bawe? Yego. Ndabafite. Abana bangahe? Abana 5. Bakuru? Harimo bararutana, harimo 2 bakuru n'undi urimo hagati na 2 batoya. Yego. Nshaka kubaza, amwe n'aba bana ka benshi baba badashobotse, abenshi harimo ari nacyo gituma abantu benshi babinuba, baba baniba. So wowe iyo ubagejeje mu rugo ntabwo ibyo bintu bijya biba? Urumva niyo byakubaho, yego, nyine kubera kuba wiyemeje gufasha wa mwana, kandi nawe uba wamujyanye ubizi yuko adashobotse. Yego. Icyambere ushobora gutekereza ko yakwiba cyangwa ko yakora n'andi makosa mu baturanyi bakakwinuba. Yes. Ibyo rero wowe ukubera ko ubizi ko bigomba kubaho, deje uba wamubabariye mbere, umubabarira mbere yuko umugeza mu rugo. Nicyo gituma Imana izajya uguhembera umutima. Ikindi, yego, umujura cyangwa umwicanyi cyangwa undi muntu, ndibaza mu isi yose nta muntu udakunda urukundo, nta muntu udashaka urukundo. aho yababaho Adashaka umuntu umukunda? Reka reka, n'abicanyi bashaka ko babakunda, n'abagome burya ashaka ngo umuntu amukunde. kandi abaze ko ari mukugirira nabi. Yewe ukamukunda akazanakugirira nabi, ariko agakenera rwa rukundo rwawe. Bituma rero iyo rero ubakunze, uberetse ko ubakunze, barakwegera. Noneho rimwe na rimwe niyo bafite imico mibi, kubera rwa rukundo waberetse, hari igihe agatima kaza bakakugirira impuhwe, ntibakwibe, yego, cyangwa ntibakugirire nabi. Ahubwo kumva bakoze utundi dukosa hirya hino, utundi tuntu tw'utunyanga, ariko ukagenda ubahugura muri wa mutima mwiza, muri rwa rukundo, muri kwa kubafasha, ugenda unabaganiriza kuko nicyo kiba gikenewe cyane. Yego. Ujya ugerageza gukorana na leta? Ngerageza gukorana nayo cyane. Iragufasha? Sinzi ubufasha ushaka kumbaza ubwo ari bwo. Ubufasha buba buhari. Wavuze ko ukora akazi ko gusenga. Yego. Mu by'ukuri gusenga kara ntabwo ari akazi? Ni akazi. We bihakane, ariko ngende kuri njyewe ni akazi. Twe tuzi ko abantu bakorera Imana nyine ari abantu bitanga. None si Imana ni ingene? Tuzi n'abantu bitanga nyine. Icyo gihe rero haboneka n'abandi bitanga ku buzima bwawe, kubera ya mirimo ugenda ukora. Imana igenda iguha igikundiro, cyangwa ikaguha, navuga ni yego, navuga ni nk'igikundi, ikaguha igikundiro, nyine nawe bakagufasha, abantu bakakugirira imbabazi, cyangwa bakabona imirimo myiza wakoze bakayishyigikira. Yego. Yego.
ubwo mu buryo nabazaga leta igufashamo n'uburyo buri financial ndetse n'uburyo bwo kuba babana sasa ese bari abana baba bakeneye kuganirizwa baba bakenewe haba ubwo buryo bujya buboneka ndavuga mu buryo bujyanye na mentalite ko abantu baza bakabaganiriza bakabahugura ibintu nk'ibyo yego ni gake yego ntabwo mba numva ntashaka kuvuga cyane cyane kuri ibyo bintu kubera ko ushobora kuvuga rimwe na rimwe ibitagenda kandi hari n'ibindi bigenda ugasanga rero wisanze mu ntuza ariko leta nta comment ukunda kubishyiraho yego leta iyo ikumenye nk'ubu nkanjye umudugudu wanjye akagari barabizi umurenge urabizi ndibaza no ku karere barabimenye ko wenda nshobora gukora ibyo bintu cyangwa gushobora kuganiriza abo bana no kubegera yego mu gihe abandi bababona bakirukanka ariko ese ndacyategereje tugarutsemo aho ngaho utekereza ni iyihe mpamvu abandi bababona bakirukanka ntabwo nyine baba babakunze babagirira nabi iyo bahuye na leta iyo bahuye na tuvuge nk'inkeragutabara cyangwa polisi baba babizi ko bagiye kubafunga barababona rero bakiruka hari n'abandi baturage cyangwa abantu baba nko muri nyobozi nko mu buyobozi bw'inzego z'ibanze ashobora kuza akabaza umwana ati niko shaka kubera iki ko icyo wavuye iwanyu kubera akumva aramukanga cyangwa bakabahatiriza gusubira iwabo ibyo bahunze bitarakemuka bigatuma rero uburyo bababonyemo ubwo aribwo bwose reka mbaze ahubwo abenshi mubo ufite n'abo mubo wagiye uhura nabo sibyo bakubwira ko icyatumye bajya mu kuba muri buriya buzima ari ikihe abenshi baba batinya amakimbirane y'iwabo abenshi bagira ikibazo cy'uko iwabo baba bafite amakimbirane icya kabiri ni ubukene ibintu bikomeye cyane ni amakimbirane hagati y'imiryango amakimbirane gutandukana kw'abashakanye cyangwa se abahungu bagatera abakobwa amada ntibabajyane yego bikafekta babana cyangwa abana bakaba ari imfubyi cyangwa bakaba bafite iwabo bafite se na nyina ariko ari abasinzi ari abasinzi ku rwego nyine umwana atabyihanganira bo ubwabo papa na mama bakundana banasindana banajyana muri bwa businzi bwabo ariko batita ku mwana umwana arakisanga mu buzima bw'umuhanda abenshi ni ibyo abandi ikindi gice nabonye kinini ni uko ababyeyi abakobwa babyara abana bakabata bakabata umwana akafata nk'umwana akajya kumujugunya kwa se cyangwa kwa nyirakuru bigatuma wa mwana abaho mu buzima bubi urumva hahandi baba bamujyanye ntabwo baba bamukeneye yego ibyo rero nabyo bituma abana bisanga mu muhanda ikindi ni ukuba imiryango ikennye cyane yego hariho abana bamwe bisanze hari nk'abana abo mperuka guhura nabo ubona ko impamvu bari mu muhanda ari uko iwabo bakennye cyane hahandi n'iwabo nabo baba badafite aho kuba hahandi kugira ngo umwana arye ari ibintu bigoye agahitamo rero kuza gusabiriza mu muhanda no kuba mu muhanda aho ashobora guhura nawe umuha irindazi umuha buri kimwe gutyo noneho bwanakwira akarara mu muhanda uwo nguyo muhuye iyo duhuye nk'uwo nguwo uba ufite iwabo bakennye urumva we aba numva biramutse bibaye byiza habonetse ubufasha bwa ya miryango ikaganirizwa hanyuma bakanabafasha mu buryo bw'ibifatika abana basubira mu ngo z'iwabo bakajya no kwiga
hamo iyo bamafashe gutyo ku bijyanye n'uburezi n'uburere mu bijyanye n'ubumenyi ubigenza ute ubasubiza mu ishuri abenshi ko baba bararivuyemo cyangwa se urabihorera ukabarera nk'ubu wenda abo mfite abo tubana mu rugo ni bakuru yego ku buryo wenda batasubira muri segonderi cyangwa batakwemerera gusubira muri segonderi ariko agafaranga kabonetse banasubirayo kuko harimo uwiga ageze mu wa 5 segonderi harimo uwiga ariko abandi ngerageza kubahuza n'abana banjye hanyuma abana banjye bakabafasha mu buryo bwo kuhanga imyuga mbega kwigira nka wenda sindi buze gushobora kubivuga neza ariko nka bino bintu bijyanye n'amavidewo gukora amavidewo gukora amafoto gukora ibiganiro nk'uku nguku inkuru nk'izi mbega ibintu bijyanye na kamera kweditinga ibyo nibyo njya numva bavuga nibyo nshoboye kuvuga yego nk'abo rero mfite bo banageze ku kigero cyiza ngize umugisha hakaboneka ubufasha babona uburyo bwo kwikorera bagufasha hanyuma bagacuka ubufasha mvuga ni za kamera ni za mashine urumva nibyo ntashoboye kubona hanyuma bamaze kumenya kuba bagiteri bamaze kumenya gukina amafilime naho ubwo n'abantu bashaka abakinnyi b'amafilime nabo batugane baduhamagare rwose dufite abakinnyi urumva rero nk'ibyo ngibyo iyo abana bageze nko muri urwo rwego biba ari byiza cyane baba bagize umugisha wo kubona fondasiyo babonye ubufasha bakabona fondasiyo bakwifasha ndetse bakanafasha na ba bandi cyane cyane bari mu mihanda kuko nabo bazi ubuzima bwo mu mihanda yego ni byiza ariko hari n'abandi bana bato bose ndashobora kubafasha yego batoya cyane ufata abakuru bo narabafashe kubera ko burya umwana mukuru arumva kandi iyo umwana kubwenda ashaka kwiga iki burya uba ushobora nyine kumworiyanda ariko abana batoya sindashobora kubafasha ngo mbagumane mu rugo kubera ko nta bushobozi mfite nta hantu hagutse mfite nabona nabafashiriza noneho no kuganiriza ababyeyi babo ndabigerageza gushaka amanimero y'ababyeyi babo nkabaganiriza hanyuma nkasanga barakennye ku rwego nyine mbega ruhambaye nk'abo bana mfite ubu ngubu nzi aho bari bo ni 5 nka 5 ariko ubona ko ababyeyi babo barakennye kuri rwa rwego uhamagara umubyeyi akakubwira ati none se urambwira ngo nze mfate uwo mwana njyewe nariye hanyuma rero ukabigenza ute abo babyeyi rero mbere ntararwara nuko wenda simbizi niba nzabona uburyo bwo kubaha ubuhamya bw'ukuntu narwaye nkamara igihe kirekire ariko ntararwara hari n'igihe nabaga mfite nk'ibyo 30,000 50 ukaba wabiha umuntu akajya gucuruza n'inyanya akabona uko atunga wa mwana hari abantu benshi hari abana benshi hari ababyeyi benshi twagiye dukorana muri ubwo buryo abana ubu ngubu bariga bameze neza nkabaremera icyo gukora muri kwa gusenga bya bintu nababwiye ngo ndasenga nkunda gusenga nkanabikora ibiriya bintu bimpa connection binzanira connection nk'ubu nkawe turamenyanye n'undi tuzamenyana ejo ushobora kuvuga uti niba nshaka gufasha mfite umutima wo gufasha numvishe hari umumama ufasha abana akaba yampamagara cyangwa yambwira ati nshaka gufasha umwana umwe muri babandi bikagenda gutyo ariko ubu ngubu ndakennye nanjye ubu nanjye nta bushobozi mfite ariko birambabaje cyane biranambabaza ningira umugisha abo babyeyi nabo ni ukubashaka umuntu akabaremera ntabwo aba ari ibintu bya danje ni cya gishoro cy'ibihumbi 50 cy'ibihumbi 80 cy'ibihumbi 100 gutyo umubyeyi agakora ubuzima bwe agacuruza utuntu dukeya akabona uburyo yishyura inzu
akishyurira na wa mwana. Ubu byaranoroshye, kwiga ni 1000, ntabwo ari ibintu bya mu Rwanda mu Rwanda biroroshye ibijyanye n'amashuri, ariko b'abana bakabona ibyo kurya. Iyo babonye ibyo kurya baguma mu ngo z'iwabo. Yego, aba bana hari bamwe ndi kureba nabonye mbona nabonye akadokumentari kabo uburyo ubuzima bagiye banyuramo, aho bagiye bava, so numva nyine biragize binkoza ahantu. So ndashaka kubaza, n'iki wasaba leta, n'iki wabwira leta? Hano baratwumva, leta rero bizanyemo leta nyine warazimutswe, uba ushatse kumpuza n'abayobozi, kandi ngewe ntabwo ibyo bintu ntabwo nkibikunda, kubera ko iyo bijyanye muri leta bakubaza ibintu byinshi, ni processes ndende, barakubaza yes, ariko nyine bose ntibaba babona ikibazo, bakakubaza ukora iki, nk'uko nyine uri kubimbaza. Bo ntabwo baza baje kumfasha, ahubwo baza baje kumbaza ibibazo nyine nk'abanyamakuru. Ngo babaye abanyamakuru, ni nk'abanyamakuru. Ngewe rero nyine bituma nkora ibyo nshoboye nk'umutima wanjye, umutima nama, ahubwo ngewe icyo nafasha leta niba babishaka. We ntacyo wayisaba, ahubwo icyo wayifasha. Ngewe icyo nayisaba ni uko bakwita ku miryango ikennye, bite ku miryango ikennye, bite ku bantu bakennye, babahugure, babigishe, kandi babahe n'ibishoro, babaremere. Ari nimvuga gutyo, wenda muri comment hari ndabizi harimo abari buze kumbwira bati leta yashyizeho uburyo bwo kubona ibishoro, hari abantu bafata amafaranga adafite ingwate, ibintu nk'ibyo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntawe bayaha adafite icyo asanzwe akora, kuko ku murenge barakubwira bati mbwira ikintu ukora nzaze ngusure, menye aho ngusanga, aho ngushakira, hanyuma bajye baguha amafaranga. Kandi ba mwana uri mu muhanda afite wa mubyeyi nawe udafite ikintu na kimwe yakwerekana. Hanyuma nk'ababandi b'amakimbirane ndetse n'abanywi b'ibiyobyabwenge, inzoga n'ibindi, abo rero nacyo ni ikindi gice kinini ngira ngo wenda tuzakivugeho mu buryo bw'umwihariko, cyane cyane ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge no kuhugura imiryango uburyo babana n'abana basanze, ugasanga umwana wawe yanyweye ibiyobyabwenge, mbega ukisanga muri urwo ruhande. Ariko iyo mbimenye ngenda muri kwa kumwigisha na kwa kumukunda. Ngewe nyine simbasunika, usanga abantu benshi iyo umwana bamenye ngo anywa urumogi, katuvuge ku rumogi kuko nirwo nzi, yego, anywa urumogi cyangwa anywa inzoga agasinda, ubwo ari papa we aramurakarira, ari mama we akamurakarira, wa mwana nta jambo na ritoya, nta n'uburenganzira aba agifite bwo kwitwa umwana aho ngaho mu rugo. Ibyo rero bikamutera kuvuga ngo niba iwacu batanyemera reka nigendere, ukagenda ukaba mu muhanda, ukaba umusinzi, ukaba umunywa rumogi. Bene abo rero nabo ndabafasha, iyo duhuye ngerageza kumwumva, nyine muri kwa kumwumva nkagerageza ndetse no kujya kureba ababyeyi be nabo nkabumvisha, hanyuma nge n'ababyeyi tugafatanya. Umwana hari abana benshi bagiye bava ku biyobyabwenge, hari abantu benshi bagiye bava ku biyobyabwenge, hari abo wagiye ufasha babivaho. Yego, so hari inama watanga ku babyeyi? Inama natanga ku babyeyi, ya mbere ni ugukunda abana babo. Yego, usanga igice kinini cy'ababyeyi nabo navuga ko bafite ibikomere mu buzima bwabo butandukanye, cyangwa bafite uburyo badashoboye kwihanganiramo ubuzima barimo. Usanga urukundo rw'abana babo ntarwo, batabitaho, cyangwa akaba amukunda ku mutima, akanamugaburira, ariko ntamuhe umwanya. Yego, tugaruke, urubyiruko warubwira iki? Urubyiruko narubwira ngo rwirinde ibiyobyabwenge, hama rwiyubake, rukore ejo heza. Yego, reka tugaruke noneho mu nkuru yacu byimbitse noneho bya nyabyo, aho ninjira
muri ubwo buzima bwose ubayemo nuko kubona gufasha abana iyo sirikirasiyo y'ubwo buzima, ni iki kikubabaza mwawe? ndababara pe ndababara nkanarira ndababara iyo ikintu kimbabaza cyane ni ukubona abana b'igihugu cyangwa abana b'u Rwanda, turi mu Rwanda rutekanye, turi mu Rwanda rufite isuku nk'iyo ureba, turi mu Rwanda rufite abayobozi, turi mu Rwanda rufite umutekano, hanyuma ukabona abana barara mu mihanda, ukabona inzego zose ntizibyitayeho. Nicyo kintu kimbabaza. Aho ngaho se niko kurubwa n'ibyo bikubabaza? Njyewe nibyo bimbabaza, kuko kubitaho babitaho ni ukubafunga. Ubwo iyo mvuze bambwiye ngo babitaho, wonze mucyo mushiki wacu Scovia Mutesi yigeze avuga ngo ikibazo abayobozi bacu bafite n'ingufuri. Umva, kubafasha kwabo ni ukubafunga, kubafasha kwabo, kubitaho kwabo ni ukumenya aho bari, aho barara bakabafunga, bakajya kubakura, kandi iyo umwana umufunze kenshi arabimenyera, arabimenyera rwose, akabona nta n'icyo wakoze. Cyangwa bakabafata bakabashyira mu modoka bakabisubiza mu miryango yabo. Ubutaha nitwongera guhura nzaguha ubuhamya bw'ukuntu nanjye bambwiraga ngo nimfata abo bana mbasubize mu rugo, basubize iwabo abo ngabo. Ndetse ukabona ko banyita umwesikoro, umutekamutwe, ko nshaka kubasabisha cyangwa gusaba leta mbyitwaje. Reka tugaruke, abo bana bamaranye imyaka ingahe? Iri hejuru y'imyaka nk'ine. Ubwo ni 5 gutyo? Ni hagati aho, ni hagati y'ine n'5 gutyo. Yego. Wabafashe 2020 na 2019 gutyo? Muri iriya minsi ya za covid, hafi aho ngaho. Hari n'abandi se wari ufite imbere yaho? Mbere yaho narabafashaga nk'uko nkabaganiriza, bamwe na bamwe bagasubira mu miryango yabo, abandi nkabagaburira bagataha, kuko icyo gihe nisanze ndwaye cyane, kandi abo bana bari batoya, ntabwo nari mfite ibyumba byo kubarazamo. Wenda ngo mbafashe baraho. Icyo mba ngambiriye, mama, reka tugaruke, wagumye kuvuga ku burwayi, reka tubigarukeho, sibyo? Uburwayi uvuga, warwaye gute? N'ubundi buhamya, reka tuzabivuga ikindi gihe. Nararwaye, ndwara imyaka myinshi, nk'imyaka 3. Ndarwara cyane, hahandi ubona ko na ya connection yanjye n'abantu yakatitse, irahagarara kubera kumara igihe kinini ndwaye. Hanyuma aho ngirukiye, mbega aho ntangire, urabona ko ubu ngubu narakize, meze neza. Noneho nisanga nyine ndi hasi, ndi mu buzima nyine ari ukongera gutangira ubuzima. Ariko mbere yaho yuko ndwara ubwo burwayi, ndwara gutyo, nabaga ibyo kurya nyine nabaga mfite nabisangiraga n'abandi, cyangwa nkabikora muri urwo rwego. Reka tugire icyo tubwira abantu badukurikiranye aho bari hose, yaba ari 100, yaba ari 50, yaba ari bangaye, uwagira uko abigenza kose. Mama, uwagukenera kukuvugisha, ari ubufasha ashaka kuguhereza, icyo ushaka kukugira inama, kukuganiriza, buri kimwe cyose cy'ubufasha cyitwa ngo ubufasha, ubwo ari bwo bwose yaba afite, yagusangaye? Wenda yanamfasha, cyangwa nanjye hari n'uwakenera ko mufasha muri ibyo byo, kuko hari ababyeyi benshi nzi cyangwa baba bariho bafite abana bishwe n'ibiyobyabwenge, abana badashobotse, kandi mu by'ukuri muri bya bindi twavuze nta na kimwe wabagaya. Ibyo nabyo nyine twabiganiraho. Bambonera kuri telefone 078 910 566 4. Mama, reka dufungira aha ngaha. Gusa ntago nyuzwe. Zagaruka. Ntago nyuzwe. Nzagaruka mu rugo ngusure vuba aha, mu minsi mike. Ndagaruka ngusure, noneho dukora ikiganiro n'ababana bose bahari, tubaganirize nabo, twumve, tuganire, twumve icyo bavuga, noneho bigaragare hariho na kamera. Byaba ari byiza.
yego urumva ni bakuru ni ukubanza umuntu akabategura akabaganiriza yego hari igihe baba batabishaka cyangwa banabikeneye ntawamenya yego ariko nta kibazo. reka ngushimire wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe.